None se ko ishaje? Oya, ijambo ririmo ni rishyashya. Haleluya. Komera di, bravo. Gake. Ese niwe mayeri njya nyumva. Siya amafaranga. Wayabonye ariko? Wabibonye ibi bifaranga? Nayase. None se ugira ngo mubeshye se aya se amazina se y'abakozi b'Imana muhura nabo buri munsi to. Uyu ngayo itorero riri mwakara mu majyaruguru. Masharing ngwenan. Ngwen. Ako nabo hari nk'ibi bitoroso ubu uzugashyira ku muryango uteka ko nabandi bashyitsi ngeneye nyuma yawe. Ibisine ndabize nyabo. Ubwo ni nge none. Mbara mubwire. Harya nge nawe tumaye igihe kingana iki? Si ukwezi. Iminsi irenga. Mu kwezi kumwe uribuka ko wansanganye telefone igura 150. Reba telefone nsigaranye. Telefone muri taburo ntihabona, amatushe yose ntakora. Batiri nayiguze ku ruhande ndorera. Ese ndo yishyize she. Ubu hagiye ukundi kwezi nabafite telefone none. Indise yagiye. Nayishyize he? Ukeka ko ibyo urya se bitagurwa? Kuva waza ari wabwirwa ari waburara. Ndamutse nkurambanyanga n'uburiri nabutanga. Njyewe rwose ndumva aho kugira ngo nzasubire munsi yaho nahoze. Ndakwingize rwose shiri. Aka kanya rwose mbabari utaye. Usubire iwanyu. Iwacu? Mbanze niyubake. Ntabwo ibyo rwose bishoboka. None se hari ikindi kibazo gihari? Ikibazo? Se shiri, ndataha kandi ntwite. Nisi ndagenda gute kandi waraneye? Nagutende se waje hano nta ufite. Jewe? Waje hano nta ufite. Nayo nari mfite. Ukwezi kunguko maze hano. Uko kwezi kumaze ibyo uryo bishyira. Nta ndawazanye hanga. Oya, nayo. Do. Kwezi niwe wayineye rwose naje nayo mfite. Cyangwa ni ibiryo wari. Oya nagari ibiryo. Urabona atari inda? Fata inda yawe ujyane iwanyu. Ngenda ntabwo ari njye wayiguteye. Ubundi se waje ahangana njye nayo nzahabwa byutse. Ubundi naje mbwira ko nkunda. Ndakwinginze twese abarira. Naho najya waraneye inda. Ndayishyira hehe? Kari yawe. Aho yari se haje umugongo. Iyo uvuga ntabwo iyo nkubwira niyo uri kuvuga. Wanteye inda. Ntabwo ari iyi ngiyi. Urabona natwite? Okay, yinsigiye. Gute se ubu wayibaga nkayigusigira? Barerega ntakubeshishe sibyo? Erega buriya ni wanyu. Ni wanyerega nagukunda bigakunda. Ko nawe ndi bugisha. Soreramo nyine ngira mu nzu genda ubwo ngubwo. Ariko naho nzajya nzahaguma n'ubundi yaranzanye anera naho naje. Washa nijyana imana. Washa. Kami boss. Wachana ibema na guhamagariye ubona nari kwikorera ibintu. Kuna rinetsa kawunga dore kaza no gushya. Kuki? Kaza no gushya kabisa.
ahubwo boss nta kintu yabagiye kukubwira. Igiki? Ntabwo yarambwiye n'ibyo uzana umugore cyangwa umukobwa njye mumubwira. Bivuge ko nabonye bazanye umukobwa hari. Kosha. Ubundi uranzi sha. Izina ryanyu urarizi? Ndakuzi bakwita Mariya. None ari njyewe na nyoko buja utinya nde? Ntinyamabuja kuko yarankubise hano arampondagura arangaragura udahana. Kosha ubundi uranzi? Nyoko buja yarakubwiye ngo njyewe ujye uncunga njyewe mayeri? Nta soni. Kuko nabonye umukobwa hari atongera kunkubita. Kamubwire sibyo? Umfate nk'ishyaka rihanganye n'irindi urabyumva? Ujye uninya wabyumvisha wa cyane? Ntabwo nagutinya nk'inyamabuja. Wirukane njye mu nzu nzana amafaranga nkwirukane. Bose nushaka kunyirukane kaze njye mu nzu ujye kuzana amafaranga wirukane. Bose reka nkubwire yewe icyo nshaka amafaranga miriri iri banga kuko nutayama ndabimubwira. Ubwo se ni ruswa? Ni ruswa nyine nubwo wayiciye ariko ndapfa kuyemera rwose. Njyewe ngo ruswa? Ntacyo ngurira kwa. Ni akana ariko si ruswa. Akira kumvikana rero sha warwana hazabona n'umunsi n'umwe hazumva ijambo na rimwe wabwiye nyoko buja uzambona. yatumye wa mugore we ngo aramwohereza yongeye kumwohereza. Yesu nashimwe. Mukomere cyane. Murabina hafi. hafanga Ndi umukozi w'Imana nkorera kuri paruwasi. Nkaba n'umuvugabutumwa muri diyoseze yose. Hanyuma rero natembereye muri iyi quartier. Hari umugabo witwa Thomas inshuti yanjye. Wow, ndufite boutique hano. Ntabwo nzi ikintu akora, ariko iteka bw'icyubahiro kuba afite umurimo. Hanyuma rero nkaba mfite utunimero twe. Gusa mwamfasha nkamuhamagara niba aragoye mwakomeza na telefone kawe. telefone Nziza cyane rwose. nziza Imana ihabwe icyubahiro. sharanja abayitora akangura telefone rwose nziza cyane. Telefone ni nziza. Nakose uyu pastor udagira Kwiye telefone. gutunga abantu b'abagabo. Pastor, gerageza urebe uburyo ki nawe wazagura telefone. Oya. Ngo se byari babitse cyane. Pastor utagira telefone. Reka noneho mvugane nawe. Kandi ubuteka bw'umugisha nawe. Hanyuma nta kibazo. Ano, Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Neza njye nawe. Yari munange. Nabonaga ntari. Nari nzahambira telefone. Turi hafi kuzaza kugusura. Muzaze kunsura abana nanjye nari. Mana we, telefone yanjye wa muntu yajyanye wa mupasiteri koko. Nawe babwiye. Yena nawe biraka. Era umuteka mutwe. Yewe mana we. Telefone arayijyanye. Yena babwiye. Urana umuteka mutwe dare Kigali barayogoye. Nategereza kumbwira ibyo ngibyo ngo ubusura nuko nzongera gukura indi telefone. Oya, tegereza aho gato yashobora kugaruka. Uratiza abantu baziga amatelefoni. Nashaka yere nawe babwiye. Wowe wabimbwiye ariko mwanga ngo nimusize telefone. Ubuze telefone yanjye ndayikura mana we. Umva. Bipisi. So wagiye gusuza gakote ko ushaka kunsuza. Twarangizanyije se. Kote. Turangizanya gute? Byo wankoreye nubizi se. Ibiki se?
ibyo wakoze nawe urabizimbazanye ibiki nyine biki ntumbizi se ibiki ngewe nsohoke nzi kuri buze unkurikiye twarabamenye amahanga wagira ngo gusa ari kuri feki nyine wagira ngo ari wowe se shana aragukundaga ari wowe se uza kubinyera genda mani so wibonye se none nabikwereka urazana intoki kunsoza oya nabikwereka ubundi mwebwe wajyaga kwemera ko ufite inzu kubera iki iyo mbwiza ukuri nyine wazanye uburezi kabisa nkunda wowe nose urakunda wowe se nkundana n'abantu biyemera none se ubwo urakunda iyo uvugisha ukuri nyine mbwira niba ukunda nakunda ukunda ubona umusore ako kanya ugahita uryamana nawe utanamuzi utazi ngo ni iki just ni uko yari umuntu ufite gahunda yari afite gahunda yes hari benshi bafite gahunda nyine nkawe hari benshi nyine bafite gahunda none wowe niba wumvaga warankundaga shangiye naragukunda biriya bikoreraga iki njye naragukunda hanyuma ukanyiyemeraho se ukanyiyemeraho iyo uri umwana w'agatima uba waranguriye urumva amana wowe genda nta mpamvu yo kujya wiyemera nabirenze ibyo naganiraga n'amayeri wabyumvise nabyumvise nyine nizere ko utazamvamo navuze ko yabwira unambeshye ngo nitigisa siko musenga ibyo ngibyo ntabwo ariko byimeze ubwo nyine abitwara uko mbimubwira